Ejo bundi mu kwezi kwa kabiri, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahaye impano y'imodoka Perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong Un. Iyi modoka Putin yahaye Kim niyo mu bwoko bwa Auros. Yakozwe n'uruganda rw'Abarusiya Auros Motors. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2024 nibwo impano ya Putin yagejejwe Pyongyang kugira ngo ishyikirizwe Perezida Kim Jong Un. Icyo gihe mushiki wa Perezida Kim witwa Kim Yo Jong yavuze ko impano ari ikimenyetso cy'umubano mwiza n'ubushuti buri hagati y'aba bayobozi bombi. Mu kwezi kwa 9 mu 2023 Perezida Kim Jong Un yagiriye uruzinduko mu Burusiya. Mu byo yeretswe harimo n'ibikorwa by'uru ruganda rwakoze iyi modoka yahawe nk'impano. Putin ubwe yamweretse iyo modoka, bombi bayinjiramo imbere bareba imiterere yayo ndetse abwirwa ububasha ifite. Uruganda rwa Auros Motors muri iyi minsi rusa naho ari ishema ry'Uburusiya. Abategetsi bose b'inshuti za Putin basuye Uburusiya abereka imodoka zikorwa n'urwo ruganda. Hari zisanzwe zikorerwa abantu bose, ariko hakaba izindi zikorerwa abanyacyubahiro barimo n'abaperezida. Na Perezida Vladimir Putin ubwe agenda muri ubu bwoko bw'imodoka. Agenda muri limousine ya Auros. Iyi ngiyi yakorewe abanyacyubahiro barimo n'abaperezida, ari nayo yahaye bwana Kim Jong Un. Uburyo ikoze, ibiyirimo byose byatekerejweho ku buryo umutekano wa perezida uba wizewe 100%. Iyi modoka ya Auros Perezida Putin agendamo ntabwo ikora akazi ko kurinda perezida gusa, ahubwo ni na poste de commandement igenda. Ntaho itaniye n'ibiro bye kubera ko nayo yuzuyemo ibikoresho by'itumanaho rigezweho. Bibaye ngombwa ishobora gufungwa ahantu hose ku buryo nta mwuka na muke uturutse hanze wayinjiramo. Ibi ngibi bashobora kubikoresha nko mu bihe hari umwuka cyangwa se gaze y'uburozi yaterwa hafi y'iyo modoka. Iyi modoka ni blende. Amasasu y'imbunda nini zikoreshwa mu ntambara ntabwo ashobora kuyitobora. Iyi modoka ushatse wayita umutamenwa cyangwa se ubuvumo bufite amapine. Kubera iki Perezida Vladimir Putin yitaye cyane ku mutekano we kuri uru rwego? Yaba afite impungenge ko ashobora kugirirwa nabi? Ni bande bashinzwe kumurinda? Ni gute barinda umwe mu bayobozi bakomeye kuri iyi si? Agenda ate yavuye mu gihugu cyangwa se yari mu gihugu? Ubundi arya iki? Umubare munini w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya bahungiye muri Lithuania mu murwa mukuru Vilnius. Abanyamakuru b'abanyamahanga bashaka kumenya byinshi ku mibereho ya Perezida Vladimir Putin. Aha muri uyu murwa mukuru wa Lithuania niho bajya gushakira amakuru. Kubera ko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya bahungiye hano muri Lithuania. N'abahoze mu butegetsi bwa Perezida Vladimir Putin cyangwa se abandi bahoze hafi ye nabo harimo bahungiye hano. Barimo Vladimir Milov. Uyu nguyu yabaye ministre w'ingufu muri guverinoma ya mbere ya Vladimir Putin mu mwaka wa 2002. Uyu avuga ko Putin afite abamucungira umutekano bameze nk'abarinda umuchef de gang. Babita Service Fédéral de Protection FSO. Uyu mutwe w'abarinda Putin ugizwe n'abantu 50,000 ni igisirikare kwacyo. Akazi kabo konyine ni ukurinda Vladimir Putin. Ni abantu bahembwa neza, bagahabwa imyitozo myiza ya gisirikari kandi bagahabwa ibikoresho bigezweho byose bakenera. Akazi bafite konyine ni ukurinda uyu mutegetsi icyaba cyose, kabane nubwo haba ari mu ntambara ikoreshwamo ibisasu bya kirimbuzi. Aba basirikari bagize uyu mutwe wa FSO bafite inshingano zo guha Perezida Putin ibyo akeneye byose kugira ngo ubuzima bwe bube bwiza, yaba ari imbere mu gihugu cyangwa se mu mahanga. Nibo bashinzwe gukora ku buryo Putin arya neza, bagakora ku buryo Putin asinzira neza kandi akaba mu mutekano usesuye. Bamwe muri bo bashinzwe itumanaho ry'ibanga kuri perezida. Ni aba engineer bazi cyane iby'itumanaho, bakora ku buryo niba hamagaye kuri telefoni cyangwa se niba yitabye telefoni cyangwa se niba arimo gukoresha internet, ubwo ayo makuru nta handi hantu yanyura cyangwa sajya.
hari abandi bashinzwe kumuzanira ibyo kurya, abandi bashinzwe iby'imodoka ze. Haramutse hagize umuntu ugerageza kwica Putin, aba nibo ba mbere baba bashinzwe gukemura icyo kibazo. Umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye witwa Rodzestvenski yaganiriye n'umugabo witwa Gleb Karakulov. Uyu yahoze ari umwe muri aba ba agent cyangwa se aba basirikare ba FSO barinda umutekano wa Perezida Putin. Gusa yatorotse iki gisirikare anahunga igihugu. Ubu aba muri Turukiya. Akiri muri iki gisirikare, Karakulov yagiye muri mission 180 hanze y'igihugu. Aho hose yabaga ari mu itsinda ririnze Perezida Vladimir Putin. We yabaga ashinzwe umutekano w'itumanaho rye. Niwe wakurikiranaga niba internet Putin arimo gukoresha icungiye umutekano ku buryo nta bayinjiramo, akamenya niba ibyo avugira kuri telefoni nta handi binyura. Mu kwezi kwa kabiri mu 2022 ubwo Uburusiya bwateraga Ukraine, nibwo Karakulov yafashe icyemezo cyo gutoroka igisirikari akanahunga igihugu kubera ko ngo ntabwo yigeze yishimira itangizwa ry'iyi ntambara kuri Ukraine. Numwe mu Barusiya bavuga ko Vladimir Putin ari umutegetsi urimo gukora ibyaha by'intambara muri Ukraine. Karakulov kuva yava muri uyu mutwe w'abasirikare barinda Putin agahungira muri Turukiya, yitegereje cyane uburyo mu Burusiya ibintu birimo guhinduka kubirebana no gucunga umutekano wa Perezida Vladimir Putin. Avuga ko muri iyi myaka hafi 3 ishize y'intambara muri Ukraine, Perezida Putin amara igihe kinini mu nzu ye aho atuye. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya n'ibyo mu mahanga byitira icumbi rya Putin ubuvumo. Karakulov avuga ko muri iyi myaka y'intambara ngo Perezida Putin ngo ntagikoresha cyane internet na telefone. Avuga ko Putin afite ubwoba bwinshi ko ashobora kwicwa. Nk'ubwo ejo bundi mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka ubwo yajyaga muri Kazakhstan agiye kubonana na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa, ngo nibwo benshi babonye ko Perezida Putin afite ubwoba bw'umutekano we. Ubusanzwe yagiye mu ngendo mu mahanga nk'uko nguko, ibikoresho byose bimufasha mu itumanaho ndetse n'uburyo bwo kurigenzura babishinga muri ambasade y'Uburusiya muri icyo gihugu. Iki gihe ubwo yajyaga muri Kazakhstan, birumvikana itumanaho rye ryose ryagombaga kugenzurirwa muri ambasade y'Uburusiya muri Kazakhstan. Ariko icyo gihe ngibikoresho byose by'itumanaho bari babishinze mu bwihisho bw'iyi ambasade bushinzwe gukumira ibisasu. Karakulov avuga ko ibingibi byatewe n'ubwoba bwinshi Putin afite muri iyi minsi. Ati niba uri president ukaba uri mu gihugu cy'amahanga, icyo gihugu nicyo kigucungira umutekano. Ambasade y'igihugu cyawe nayo ibirinzwe muri icyo gihugu. Ati rero ntabwo byumvikana uburyo ibikoresho by'itumanaho ryawe ujya kubishinga mu buvumo bwo kwihishamo ibisasu. Uyu yemeza ko Vladimir Putin afite ubwoba bwo kwicirwa mu mahanga mu ngendo akora, ku buryo biba ngombwa ko yagiye gutumanaho yihisha muri ubwo buvumo. Putin nk'umuntu wigiye ubutasi mu rwego rwa KGB rwari rukomeye ku isi mu gihe cya Leta ziyunze z'Abasoviet, azi neza ko ubwirinzi buruta ubundi bwose ku mutegetsi ari ugukora ku buryo nta muntu umenya gahunda z'uwo mutegetsi, bikamera nk'aho yihishe aho abantu bose bareba ariko ntibamubone. Mu nama ze z'akazi, Perezida Vladimir Putin afite ubundi buryo bwihariye kandi butanga umusaruro mu birebana n'umutekano. Ahantu hose atura cyangwa se ahaba, ni ukuvuga mu nzu ze zose ziri hirya no hino mu gihugu, ahafite ibiro bimeze kimwe 100%, ku buryo wisanze muri imwe muri izo biro udashobora kumenya ngo niyo mu yihe nzu mu wuhe mujyi. Ni ibyumba bingana mu bunini, bisize amarangi asa, bifite imitako imwe, aho intebe ziteye ni hamwe, ahari etagere z'ibitabo ni hamwe, ku buryo nko mu nama akora akoresheje ikoranabuhanga abo barimo bavugana bashobora kugira ngo akorera mu biro bimwe kandi inshuro nyinshi aba yahinduye. Karakulov
wa murinzi we watorotse igisirikare yabwiye abanyamakuru ko rimwe na rimwe Perezida Vladimir Putin yabaga ari Sochi ku nkengero z'inyanja y'umukara aho afite inzu nziza, ariko kuri televiziyo bakerekana ko ari Novogorod hafi ya Moscow. Intego y'ibi byose ni ukugira ngo mu gihe ari mu nama z'akazi ziba zigomba gufatirwa amashusho ntihagire umuntu n'umwe umenya aho iyo nama yabereye. Vladimir Putin akora ku buryo nta muntu umenya gahunda ze by'umwihariko ingendo akora. Ibi nibyo byakuruye ibihuha byinshi, nk'aho bavuga ko ngo yaba afite sozi. Sozi ni umuntu ubusa n'undi hafi 100% ku buryo byakugora kubatandukanya. Ibi abategetsi bashobora kubikora bakoresheje uburyo butandukanye, nko kuba bafata umuntu ureshya n'uwo mutegetsi bananganya ibiro, bakamwambika maske y'uwo mutegetsi, cyangwa se bakaba bajya kure bakanamubaga bakamuteraho isura y'uwo mutegetsi. Hari abantu rero bavuga ko Putin afite umuntu nk'uyu nguyu, ngo rimwe na rimwe unitabira ibikorwa bimwe na bimwe abantu bakagira ngo babonye Putin kandi atari we. Ibikorwa nk'ibi byo kugira sozi cyangwa se kugira uwo musa ukwiyitirira byigeze gukoreshwa mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Joseph Stalin yari afite undi mugabo umeze nkawe neza 100%. Uyu nguyu yaranamuhagarariraga mu birori bimwe na bimwe bitari bube ngombwa ko avuga ijambo. Muri icyo gihe hari ibirori byinshi abantu bitabiriye babonamo Stalin kandi atigeze byitabira. Bitekerezwa ko rero ibi ngibi na Vladimir Putin ngo ajya bikora. Ibi bihuha byafashe intera ndende ku buryo byabaye ngombwa ko umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, Dmitry Peskov, abeshyuza avugira kuri televiziyo ko atari byo rwose ko Perezida Putin nta sozi agira. Nubwo bemeza ko Putin atagira undi muntu basa umuhagararira, ariko abashinzwe umutekano we bo ibi barabikora. Iyo Perezida Vladimir Putin ashaka ko abantu babona ko hari ahantu yerekeje, abashinzwe umutekano we bategura indege ye ku kibuga cy'indege bakayishyushya. Ni indege asanzwe agendamo izwi n'abantu bose. Hanyuma bakanategura imodoka nyinshi zimeze nk'izasanzwe agendamo n'izimuherekeza. Hanyuma muri imwe muri izo modoka bakinjizamo umuntu usa na Vladimir Putin. Bagakora ku buryo uwo muntu yurira indege abari ku kibuga bose babireba, hanyuma indege igahaguruka ikagenda. Abantu bose bakabibona ko Putin yagiye kandi atigeze ava aho ari. Icyo gihe noneho abashobora gufata indi ndege akajya hashaka, cyangwa se niba ari ahantu hatari kure akagenda n'imodoka cyangwa gari ya moshi. Mu modoka zigendana nawe haba harimo imwe ifite ibimeze nka antene birimo ikoranabuhanga bifasha itumanaho gushoboka, ariko nanone bikabuza itumanaho gushoboka. Hafi y'ahantu hari iri koranabuhanga riba rigomba kubuza itumanaho rya za drone zishobora kumurasa, cyangwa se irindi tumanaho rishobora gukoreshwa mu kurasa ibisasu. Iyi modoka ibirimo ikoranabuhanga ribuza iryo tumanaho gushoboka. Iyi modoka itwara ikoranabuhanga bayigenda naho bagiye hose, haba mu gihugu no hanze yacyo. Birumvikana iyo agiye mu mahanga abagomba gukoresha itumanaho rye apana iryaho agiye. Nta nubwo ari we gusa, ahubwo n'abandi ba perezida bakomeye ku isi niko babigenza. Muri cortege y'imodoka ze haba harimo limousine ya Auros iri blende, ni ukuvuga itamenwa n'amasasu, iriho ibendera n'ibindi birango byose ku buryo buri wese abibona ko ariyo modoka Putin arimo. Ariko ntabwo wabihamya kubera ko hari ubwizi blende ziba ari nk'eshatu zose zisa ku buryo utamenya iyo arimo. Rimwe na rimwe iyo ari imbere mu gihugu hari aho ashaka kujya, bashobora gufata imodoka nyinshi zigaragara ko zimuherekeje, niba ari imodoka wenda nka 15 zikanyura mu nzira imwe, bagafata izindi 15 zikanyura mu yindi, bagafata izindi 15 zikanyura mu yindi,
ku buryo haba hari nk'amatsinda 3 y'imodoka zisa n'iza perezida zirimo kugenda mu byerekezo bitandukanye ku buryo utamenya ngo yanyuze mu yihe nzira. Uyu munsi bivuga ko Putin afite ubwoba bwo kwicwa, ariyo mpamvu byemezwa ko imbere mu Burusiya atagikunda kugenda n'indege. Kenshi ngo yigendera na gari ya moshi kubera ko bavuga ko ari itekanye cyane. Uyu munsi biroroshye kubona indege mu kirere ukanakurikirana ibyerekezo byayo n'inzira zose irimo kunyuramo ukoresheje ikoranabuhanga. Ariko kuri gari ya moshi ho biragoye kuyikurikirana gutya. Kuri internet kano kanya ufite nimero y'indege runaka ushobora gukurikirana urugendo irimo gukora ako kanya rurimo kuba. Hari imbuga za internet nka Flight Radar ushobora gukurikirana ingendo z'indege. Ariko nta rubuga nkuru nguru rubaho rwagufasha gukurikirana gari ya moshi. Ubundi buryo akoresha bwo kwiyoberanya nuko gari ya moshi ye isa neza n'izindi gari ya moshi zo mu Burusiya zitwara abagenzi rusange. Haba mu ibara, haba mu bwoko. Imeze neza nk'izindi gari ya moshi. Iyi gari ya moshi nayo ni blend ku buryo itamenwa n'amasasu, ariko ibyo ngibyo ntawe ubirebesha ijisho. Ikindi kintu gikomeye barinda Vladimir Putin ni uburozi. Afite abashefu benshi bamutekera ndetse n'abashinzwe gusogongera ibyo agaburirwa. Bose nabo muri rya tsinda ry'abasirikare bamurinda FSO. Aba nibo bagenzura buri kintu agaburirwa ndetse n'ibyanywa. Bagenzura uburyohe bwabyo, ibara ryabyo ndetse n'impumuro yabyo. Ibyo Putin arya ntabwo ari byo bahaha mu isoko cyangwa muri supermarché. Hari imirima yihariye ihingwamo ibyo arya nk'imboga cyangwa se imbuto. Aha ni naho bororera inka, intama cyangwa se inkoko zitanga ibyo arya byose. Ni ukuvuga ngo ibyo arya babikurikirana kuva bikiri imbuto bakazitera, zigakura, bagakurikirana imikurire yazo umunsi ku wundi kugera babisaruye bakabimugaburira. Kuva kuri izo mbuto kugera byeze bikurikiranwa na rya tsinda rya FSO. Bitekerezwa ko Putin aterwa ubwoba butagira ingano no kuba yarogwa. Ibi ni nako bigenda iyo akoreye ingendo mu mahanga. Ibyo arya mu mahanga byose biba byavuye mu Burusiya. Ntabwo ajya arya ibintu cyangwa se ngo anywe ibintu atihingiye bitaturutse mu mirima ye. Nunamubona kuri televiziyo ari kumwe n'abandi bategetsi ubona afite akarahuri nk'abandi bategetsi bose, kandi ibyo bikabera mu mahanga. Iriya champagne ibiri mu kirahuri iba yasutswe mu kirahuri n'abashinzwe umutekano we, mu kirahuri bizaniye mu ndege n'icupa rya champagne baba baryizaniye. Nta kintu arya kitari icyo mu Burusiya. No mu nama mpuzamahanga amazi anywa cyangwa se ibindi byose anywa n'ibyo abayizaniye. Nta nubwo ajya akora ku icupa ry'amazi ryateguwe n'abateguye inama mpuzamahanga yitabira. Iyo yibeshya agakora ku kirahuri cyangwa se ku icupa yasanze aho ngaho ku meza byateguwe n'abateguye inama, abashinzwe kumurinda baba birebera hafi ku buryo iyo ahagurutse gato bahita bafata rya cupa cyangwa cya kirahuri bakagitwara cyangwa se bakagihanagurira aho ngaho, ku buryo nta kimenyetso na kimwe cy'uko yakoze kuri icyo kintu gisigaraho. Ntabwo bashaka ko hari umuntu utwara ADN. Iyi ADN bashobora kuyitwara bakamenya imiterere y'umubiri we, bakamenya indwara ashobora kwandura mu buryo bworoshye, bakaba bazimwohereza. Bitekerezwa ko Putin w'uyu munsi ntaho ahuriye na Putin wo mu myaka y'ibihumbi 2000 ubwo yajyaga ku butegetsi. Uyu munsi afite ubwoba bw'umutekano we. Kubera iyihe mpamvu? Tubashimiye ko mudukurikira.